Bakundwa nshuti z'umusaraba ndabashuhuje nk'uko bisanzwe iyi ngiyi ni channel yanyu iriho Family TV kandi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rifite umutwe uvuga ngo urukundo nyarukundo. Ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, hari amagambo meza avuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Nk'uko tubibona rero, Imana niyo yabanje gukunda abantu, irangije ibagambiraho icyiza. Igambira ko igomba kubaho ubugingo kubera urukundo rwinshi. Ntabwo yigeze yita ku byaha twari twarakoze. Pawulo ndumva ariwe wigeze kwandika avuga ngo twari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose, ngo ariko ubuntu bw'Imana nibwo bwadukijije. Ni iby'agaciro rero kubw'urukundo rw'Imana twararokotse. Kubw'urukundo rw'Imana ntabwo tugiciriweho iteka, kubera ko Imana yakunze abari mu isi cyane, bituma itanga umwana wayo w'ikinege. Mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto, yavuze kuri iri jambo ryitwa urukundo. Aravuga ngo urukundo nyarukundo, urwo ngurwo hari ikintu kiruranga. Icya mbere rurihangana. Haleluya! Urwo ngurwo ntabwo rugira ishyari, ngo ntabwo rwishimira ikintu kibi cyabaye ku bandi, ngo uru rukundo rurizera, rwizera byose, kandi ngo uru rukundo umuntu urufite ababarira byose, kandi ngo yihanganira byose. Nshuti bakundwa, ibi bimenyetso byose ni ibimenyetso biranga ahantu hari urukundo. Kwihanganira ibintu byose, kwizera byose, ndetse no kubabarira byose, ngo kandi ntabwo rutekereza ikibi ku bandi. Ariko twebwe abantu benshi dukunda kwicara ducira imanza abandi. Ugasanga abantu baricara bavuga bene se, ugasanga ikiganiro ni bene so, uko batitwara neza, uko byagenze. Niba hari n'uwaguye, ugasanga umuntu yasakuje, yabihinduye inkuru y'umunsi. Mbese ukabona ahari kuba runaka yaguye byamushimishije, ugatangira uti awa, si we wabona, n'ubundi yari yaratinze. Mbese amagambo agaragaza urukundo rudahari. Imana itubabarire kwangana. Bibiliya iravuga ngo uwanga mwene se ni umwicanyi. Ntabwo dukwiriye gucira imanza bagenzi bacu, ahubwo dukwiriye kubagirira impuhwe. Niyo wabona mugenzi wawe atari kwitwara neza, ukamugirira impuhwe, ukamufatira ibihe, ukamusengera, ukamuhugura niba bikunda. Ariko usanga atari uko bimeze. Usanga abantu babana nta cyizere gihari. Tunabikuye no mu mwuka tukabizana mu mubiri. Urukundo nyarukundo rugomba kugira icyizere. Umugabo ugasanga ntiyizera umugore we, umugore ugasanga ntiyizera umugabo we. Niba atinze gutaha, kubera ukuntu utamwizera, uhita utangiye gutekereza ko yagiye mu bandi bagore cyangwa mu bandi bagabo. Mbese kubera kutamwizera, icyo ni ikimenyetso cy'uko utamukunda. Umuntu ukunda uramwizera. Usanga abantu bashwana, amakimbirane yabaye amakimbirane. Bibutse ko ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu udakunda ntabwo azi Imana, ngo kubera ko Imana ari urukundo. Wisuzume. Ngo kandi umuntu wanga mwene se ni umwicanyi, kandi murabizi ko nta mwicanyi uzajya mu ijuru. Niyo mpamvu nkwinginga ngo usuzume urukundo rwawe. Niba ufite umuntu uguhemukiye, mubabarire. Ni iki ijambo ry'Imana rivuga.
nutabasha kwihanganira uwo muntu ngo umubabarire. Bibiliya yatubwiye ngo urukundo rwihanganira byose byose. Muri byose rero nta kwamburwa amafaranga bakuyemo, nta kubeshyerwa bakuyemo, muri byose harimo ubuhemu bw'uburyo bwose, bw'ubwoko bwose. Ibyo ngibyo ugomba kubibabarira, ugomba kubyihanganira, nibwo uzabasha gutsinda iki kizami cyitwa gukunda mwene so. Yesu rimwe bigeze kumugerageza baramubaza ngo amategeko y'Imana ni ayahe? Arababwira ngo amategeko y'Imana akubiye mu magambo abiri. Irya mbere, ukundisha Uwiteka Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Urumva ko ari ugukunda Imana. Ngo irya kabiri naryo aravuga ngo naryo rirasa n'iryo. Aravuga ngo ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. None se muvandimwe, mugenzi wawe ni nde? Mugenzi wawe ni uwo uri kubona imbere yawe, ni ukuzengurutse. Mugenzi wawe ni umuntu uwo ari we wese. Utegetswe kumukunda nk'uko wikunda. Hari icyaha wumva wakora utakwibabarira? Hari ikosa wumva wakorera abantu ukumva udakwiriye imbabazi? Iyo wakosheje uba wumva ukwiriye imbabazi. Uko niko ugomba kugira mugenzi wawe. Kubera ko nitudakundana tuzarimbuka. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Mbifurije kugira urukundo nyarukundo, rutarimo uburyarya, rutarimo kubeshya, rutarimo ubugambanyi, rwuzuye kwihangana, rwuzuye kugirirana icyizere. Mbibutse iri jambo Yesu yavuze ngo umwanzi wawe nasonza umugaburire, narwara umusure, numenya ko yambaye ubusa umwambike, ngo ubwo nibwo uzaba umurunze amakara yaka ku muriro. Bivuga ngo urwawe uzaba ururangije, wasigarana ikibazo cyo kuvuga ngo ariko uyu muntu ko namuhemukiye, uyu muntu ko mugira nabi, we akaba anyitura ineza. Bivuga ngo we asigaranye ikibazo, we ibyawe arabikemuye. We niwe uzibonanira n'Imana, niwe uzahura n'isi. Kandi Umunyarwanda yaravuze ngo ugira neza ukayisanga imbere. Murakoze cyane, Imana ibishimire kandi bagirire neza. Naho utaha, murakoze.